Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukunda bitandukanye, twizera bitandukanye, twemera bitandukanye. Gusa ibyo dukunda, ibyo twemera n'ibyo twizera byose bigirwamo uruhare n'ibyo twaje dusanga. Ni ukuvuga ngo niba uvutse iwanyu ugasanga ni abakatolike cyangwa se ni abadivantisite, byanze bikunze ku kigero cya 80% ugomba kuba nyine uri umukatolike cyangwa uri umadivantisite. Ibi ngibi nibyo byaje gutuma twizera umunsi mukuru wa Saint Valentin. Ni umunsi nyine abenshi twakuze tukaza tugasanga bawizihiza. Ibi ngibi byatumye nyine natwe tugomba kuwizihiza. Byaje bite? Byatangiye bite? Nibyo uraza kumenyera muri iki kiganiro. Ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Kora subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro byacu. Ni ikiganiro tubanamo n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, ni akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe, gashobora gutuma urwanya indwara ziterwa n'imirire mibi. Ikindi kandi aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Akarusho kandi aka kawunga mu maduka mu gihugu hirya no hino hatandukanye ugasangamo. Ushaka kurangura cyangwa ushaka ko tukakugereza aho waba uherereye hose mu gihugu, uhamagara kuri nimero 0788 65 14 68. Ikindi kandi aka kawunga uruganda ruherereye mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Wahagera maze ukatubwira icyifuzo cyawe. Reka nkuhe ikaze nanone, ni Jean Bosco Abayisenga nk'uko nabikubwiye, ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Tugiye kurebera hamwe amateka y'umunsi mukuru wa Saint Valentin. Wizihizwa ute mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye? Ese ni gute wadutse muri Afurika nyamaze atari ko byari bimeze? Ikaze nanone. Mwanya amateka, umunsi w'abakundana witiriwe Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka. Uwo munsi urangwa n'uko abakundana bibuka urukundo rwabo, basangira, basohokana, cyane cyane bahana impano zitandukanye ziganjemo indabyo. Umunsi wa Saint Valentin ubundi wakomotse ku mupadiri w'umunyaromani witwa Valentin, wabayeho mu kinyejana mu gihe cy'umwami w'abami Claudius, byari mu kinyejana cya mbere. Ni ukuvuga ngo uyu mwami Claudius wa kabiri hari mu mwaka wa 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu gihe cyo tariki ya 14 Gashyantare habaga umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uwo munsi abasore bandika amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu. Umusore yazamura izina ry'umukobwa guhera ubwo akamuherekeza, bakazajya kwizihizanya uwo munsi bari hamwe. Ngo ibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga bibujijwe, ubucuti bwabo bugakomera bukavamo no kubana ubuziraherezo. Ku ngoma ya Claudius igihugu cye cyaje kugarizwa n'intambara zikomeye. Agira ikibazo cy'abasirikare bagomba kurwanira igihugu kubera ko abagabo bakiri batoya bangaga gusiga abagore babo ngo bajye ku rugamba. Umwami Claudius wa kabiri yafashe icyemezo cyo guhagarika gushaka, ariko Saint Valentin ntiyabyakira neza, dore ko Kiliziya Gatolika yatozaga abantu gushaka, kubana, gusezerana. Afatanyije na Saint Marius batangira gusezeranya abantu bashaka kubana mu ibanga. Mbese nyine basezeranyaga abantu igihugu kitabizi. Amakuru yageze ku mwami Claudius ararakara cyane, maze ategeka ko Padiri Valentin afatwa agafungwa. Padiri Valentin yarafunzwe, akatirwa urwo gupfa, akubiswa amahiri, akanacibwa umutwe. Ngo igihe yari ategereje iherezo rye, abantu bazanaga indabyo n'ubutumwa bwo kumukomeza bakazinyuza mu idirishya aho yari afungiye. Uyu munsi uvugwaho byinshi. Hari n'abavuga ko ubwo Valentin yari afunzwe, umukobwa w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi, amusura kugeza igihe ubwo kunyongwa kwe kugeze. Uwo mukobwa yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibitangaza byabaye mu gihe yasengeraga Valentin yongeye kureba. Ubwo haburaga umunsi umwe ngo Valentin anyongwe, bivuga ko yanditse urupapuro ruriho amagambo avuga ati "Love from your Valentine", ni ukuvuga ngo urukundo rwa Valentin wawe, amushimira urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije. Ibi ngibi byaje gutuma rwose abantu benshi, by'umwihariko Kiliziya Gatolika, ifata Valentin cyangwa se Padiri Valentin nk'umutagatifu wayo. Guturuka icyo gihe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri, Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Valentin. Nubwo n'ubundi mu Kiliziya habayemo ba Mutagatifu Valentin benshi, ariko uyu nguyu nyine niwe ufatwa nk'uwahowe Imana kuri iyo tariki ya 14
z'ukwezi kwa kabiri. Mu gihugu hose, hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose, Kiliziya Gatolika uyu munsi irawizihiza. Tugiye kurebera hamwe ukuntu uyu munsi wa Saint Valentin wizihizwa hirya no hino ku isi. Nari maze kukubwira ukuntu nyine umunsi wa Saint Valentin waje uzanwe na Kiliziya, gusa nyine bikaba bifitanye isano n'urukundo, ari byo byatumye abantu benshi bawizihiza. Ubundi kuva kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abasiribateri kurusha uko wavuga ko ari uw'abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Ibaze, byari bitangaje. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'uw'urukundo, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura kuri uwo munsi. Ku munsi wa Saint Valentin bamwe mu bakirisitu bajya gusura ibisigazwa bye ahantu hatandukanye hirya no hino. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo abakirisitu by'umwihariko Gatolika bajyaga gusura ibisigazwa bye bya Mutagatifu Valentin nyine kuri uyu munsi wa 14 z'ukwezi kwa kabiri. Mu Bushinwa na Taiwan kuva mu mwaka w'1980 uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani ho nibiba bisanzwe. Kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore babo, abo bakorana cyangwa se abo babana mu buzima bwa buri munsi, bakabazanira za shokora zihenze. Gusa mu Buyapani ho kuri tariki ya 14 Werurwe abagabo nabo barishyura. Abagabo abo bashiki babo babaha umwenda, ni ukuvuga ngo abagabo baha bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa n'ikindi kintu gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro 3 byibuze kurenza ya shokora yaguriwe. Iyo tariki ya 14 Werurwe mu Buyapani bayita White Day cyangwa se umunsi w'umweru. Uretse mu gihugu cya Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki ya 12 Kamena, ukaba witwa Dos Namorados. Muri Colombia ho uba kuwa 6 wa 3 w'umwaka. Ibi ngibi rero byaje gutuma n'abandi bantu by'umwihariko abo ku mugabane wa Afurika nabo binjira mu kwizihiza uyu munsi. Ni ukuvuga ngo byibuze ubushakashatsi bugaragaza ko amamiliyari arenga y'indabo yoherezwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Usanga hagati y'itariki ya 7 na tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri haba hari koherezwa indabo nyinshi zitandukanye hirya no hino hatandukanye. Byibuze ku kigereranyo cya 83.6% ibyo bintu byoherezwa byose biba biri koherezwa abakobwa badafite abagabo. Ni ukuvuga ngo ni abakobwa batari bashaka. Ubundi niba bavuze umunsi w'abakundana ni umunsi w'abantu nyine n'umugabo n'umugore ubwabo barakundana, ariko nyine ni umunsi wizihizwa cyane n'urubyiruko cyane, ku buryo nyine ku kigero cya 83% byoherezwa abantu batari bashaka, nyine abasiribateri, kurusha uko byakoherezwa umugore n'umugabo. Ese ubundi kubera iki uyu munsi wizihizwa n'urubyiruko cyane? Akenshi ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko abagore n'abagabo akenshi baba bibereye mu mirimo yabo ya buri munsi, baba bashishikajwe n'iterambere cyane. Mu gihe cyo abana akenshi usanga bari n'abanyeshuri, abari n'amafaranga baba barahawe n'ababyeyi babo, maze bakaguriramo indabo uko zaba ziri kose, bakazigurira abakunzi babo bakishima. Mu bigo by'amashuri hirya no hino hatandukanye no mu Rwanda ntago aba ari umunsi usanzwe. Usanga umunyeshuri aba yaje mu ishuri yambaye nk'ururabyo ku mufuka w'ishati, aho usanga nyine mu kigo hose haba higanjemo utuntu tw'indabyo, n'indabyo z'umweru n'umutuku, ariko akenshi nyine ibara ry'umutuku niryo rikoreshwa. Imyambaro hirya no hino by'umwihariko nko mu mujyi wa Kigali usanga abantu benshi baba bambaye imyenda itukura, nyine bari kwizihiza Saint Valentin. Ni umunsi uba udasanzwe. Mwibutsa ko ukomeje gukurikira CMC TV Rwanda, ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ukomeze gukurikira ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi. Iki kiganiro wagikunze wajya muri comment ukatwandikira igitekerezo cyawe uko wacyumvishe, ugasangiza inshuti zawe. Mwibutsa ko ni ikiganiro turi kumwe n'uruganda rw'Isaro, ni uruganda rukora akawunga keza. Ni akawunga gaseye neza, akawunga gatera imbaraga mu mubiri wawe. Ni akawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Uruganda ruherereye mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro,
gusa akawunga ko gaherereye mu maduka hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Ushaka kurangura cyangwa se ko kakugeraho aho waba uherereye hose, uhamagara kuri nimero 0788 65 14 68. Ni ikiganiro turi kugaruka ku mateka y'umunsi wa Saint Valentin. Uyu munsi wa Saint Valentin wamaze gufata isi yose, aho abantu bose batangana impano rwose ugasanga ni ibyishimo. Gusa ikibabaje cyane, hari abantu benshi batabyishimira. Mu bitekerezo abantu benshi batanga, by'umwihariko impuguke mu bya Bibiliya, hari nk'umuntu wagiye atanga igitekerezo kuri uwo munsi kuri Twitter ye, maze arandika ati Saint Valentin ni akazina keza, uyu munsi wizihizwa na miliyoni nyinshi z'abantu, ariko ikibabaje ni uko abawizihiza benshi ari abantu batashakanye, ahubwo ari abantu baba bashaka kwishimisha mu busambanyi, nyamara Imana yaraturemye ibitubuza. Muri iyi minsi y'imperuka nk'uko Bibiliya ivuga, gusambana bisigaye ari umukino. Nubwo Imana ibitubuza, babyita gukunda nabo. Urukundo Imana idusaba ntabwo ari ukuryamana n'uwo mutashakanye, ahubwo irabitubuza. Nyamaze abantu benshi, by'umwihariko nyine urubyiruko, bo babifashe nk'ibintu bisanzwe. Bakubwira ko byibuze ku kigereranyo cya 80% cy'abantu basohotse, by'umwihariko umusore n'umukobwa, niba basohokeye ahantu muri hoteli se n'ahandi hantu hatandukanye, byibuze muri abo bantu 100 basohotse, 80% bararyamana. Muri abo 80%, 60% by'abo ngabo baryamanye ntabwo baba bakoresheje agakingirizo, ku buryo bakubwira yuko mu gihugu hirya no hino hatandukanye no mu bihugu bitandukanye bindi, byibuze mu kwezi kwa 11 hagati yaho n'ukwa 12, abantu benshi by'umwihariko abantu bakiri batoya barabyara. Ese kubera iki babyara? Ubushakashatsi bugaragaza yuko byibuze 30% by'abo bantu babyaye haba harimo abasamye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri, nyine kuri Saint Valentin, cyangwa se ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri, nyine ni hagati ya 14 na 15. Ni CMC TV Rwanda, ni Citizen Media Center TV, Jean Bosco Abayisenga. Niba wagikunze, jya muri comment uduhe igitekerezo. Ndagushimiye.